Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 41 ubuyobozi bw'Imana. Hariho inzira eshatu Imana iduhishuriramo ubushake bwayo kugira ngo ituyobore. Imana iduhishurira ubushake bwayo mu ijambo ryayo, ari ryo ibyanditswe byera. Ijwi ryayo rihishurirwa nanone mu byiza ikora. Ibyo bizagaragara nitudatandukanya ubugingo bwacu nayo, bitewe no kugendera mu nzira zacu bwite, twikorera ibijyanye n'ubushake bwacu kandi dukurikiza iby'umutima utejejwe utuyoboramo, kugeza ubwo ibyiyumviro byacu bigwa mu rujijo ntidusobanukirwe iby'iteka ryose, ndetse ijwi rya Satani rikaba ryiyoberanyije cyane ku buryo ryemerwa nk'aho ari ijwi ry'Imana. Ubundi buryo ijwi ry'Imana ryumvikanamo ni mu irarika rya Mwuka Wera w'Imana, aho Mwuka akora ku mutima maze ibyo bikagaragarira mu mico. Niba hari ingingo runaka ushidikanyaho, ugomba kubanza kubaza ibyanditswe byera. Niba mu by'ukuri waratangiye urugendo rwo kwizera ubwo wiyeguriraga Yesu Kristo Uwiteka kugira ngo ube uwe bwite, kubw'ibyo rero Imana yaragufashe ngo ikureme, ikugenze uko umugambi wayo uri, kugira ngo ube igikoresho cyihesha icyubahiro. Ukwiriye kugira icyifuzo gikomeye cyo kwemera kugenzwa uko ishaka mu biganza byayo no kuyikurikira aho ikuyobora hose. Bityo rero wiringira Imana ngo ikugenze uko ishaka, ari nako ukorana nayo usohoza agakiza kawe utinya kandi uhinda umushyitsi. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 42 Mwuka Wera akora bucece. Imibereho y'Umukristo si ivugurura cyangwa iterambere ry'imibereho ya kera, ahubwo ni ihinduka rya kamere. Hari ugupfa kunarige n'icyaha maze ukagira imibereho mishya muri byose. Iyi mpinduka ibasha kuzanwa n'umurimo ukorwa gusa na Mwuka w'Imana. Nikodemu yari agitangara, maze Yesu akoresha urugero rw'umuyaga ngo yumvikanishe icyo ashaka kuvuga. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'Umwuka wese amera. Umuyaga wumvikana mu mashami y'ibiti, ukanyeganyeza amababi n'uburabyo, nyamara ntugaragara, kandi nta muntu ubasha kumenya aho uturuka cyangwa aho ujya. Ni nako umurimo wa Mwuka Wera umera mu mutima w'umuntu. Ntubasha kuwusobanura nk'uko utabasha gusobanura imigendere y'umuyaga. Umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye, cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibi ntibivuze ko atahindutse. Mu buryo butagaragara nk'ubw'umuyaga, Kristo aba akabakaba mu mitima ubutitsa, buhoro buhoro, ndetse ahari mu buryo butanasobanukiye ubyakira. Hari ibikorwa bibaho biba bigamije kugarura umuntu kuri Kristo. Ibi bibasha kuza ari uko umutekerezaho binyuze mu gusoma ibyanditswe byera, cyangwa binyuze mu kumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Ako kanya uko Mwuka gusanga akomeza kukurarikira mu buryo butaziguye, wumva unejejwe no kwiyegurira umutima wawe Yesu. Kuri benshi ibi byitwa guhinduka gutunguranye, ariko ibyo ni ingaruka yo kwingingwa igihe kirekire na Mwuka w'Imana, ukwihanganira mu buryo burambye ndetse burenze ubwo umuntu atekereza. Nubwo umuyaga utagaragara, ariko ubyara ibikorwa bigaragara kandi byumvikana. Niko umurimo wa Mwuka mu muntu uzigaragaza mu bikorwa byose by'uwamaze kwiyumvamo imbaraga ya Mwuka ikiza. Iyo Mwuka w'Imana ahawe umwanya mu mutima, ahindura imibereho y'umuntu. Intekerezo z'icyaha zikurwamo, ibikorwa bibi bikarekwa, urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro bisimbura uburakari, ishyari n'amahane. Ibyishimo bikajya mu mwanya w'agahinda, maze mu maso hawe hakagaragaza umucyo mvajuru. Nta n'umwe ubona ukuboko gukuraho ingorane, cyangwa ngo abone umucyo umanuka uva mu marembo yo mu ijuru. Imigisha igera ku muntu wiyeguriye Imana kubwo kwizera. Ntibishoboka ko ibitekerezo byacu bigufi bisobanukirwa n'umurimo w'agakiza. Ni amayobera arenze ubwenge bw'umuntu, nyamara uvuye mu rupfu ukagera mu bugingo abona ko ari ukuri mvajuru kudashidikanywaho. Itangiriro ryo gucungurwa tubasha kumenyera hano binyuze mu byo tunyuramo buri munsi. Ingaruka zabyo ni iz'iteka ryose.
igihamya cyo gufashwa n'Imana. Niba wumva hari icyo ukeneye mu bugingo bwawe, niba wumva ufite inyota kandi ukaba usonzeye gukiranuka, iki ni igihamya cyerekana ko Kristo yagize icyo akora ku mutima wawe, kugira ngo binyuze mu guhabwa Mwuka Wera umushake maze agukorere ibyo udashobora kwikorera ubwawe. Amen. Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cya 43, Kristo atura muri twe. Niba dushinze imizi kandi dushikamye mu rukundo, tuzabasha guhabwa imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo. Tumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Abefeso 3:18-19. Mbega amahirwe no gukomezwa! Umukiza mwiza atura mu mutima w'umuntu wejejweho ububi bwose, maze Kristo agakuza kandi akeza kamere yose, bityo umuntu agahindurwa ingoro Umwuka Wera aturamo. Icyo Kristo akora kubwo kwizera kwacu. Tuba muri Kristo kubwo kwizera kuzima. Kristo aba mu mitima yacu kubw'uko buri muntu wese ku giti cye kwa kwizera akugira ukwe bwite. Tubana n'Imana kandi iyo dusobanukiwe ubu buryo Imana iri kumwe natwe, ibitekerezo byacu bifatwa miri bikegurirwa Yesu Kristo. Ibyo dukora mu by'umwuka biba bihuje rwose nuko dusobanukiwe ko Imana iri iruhande rwacu. Enoki yagendanye n'Imana muri ubu buryo, kandi igihe tuzazirikana icyo Kristo ari cyo kuri twe ndetse n'umurimo yadukoreye mu nama y'agakiza, nawe azaba mu mitima yacu kubwo kwizera. Tuzarushaho kwishima kubwo guhora dushimangira iki gitekerezo cy'iyi mpano ikomeye Imana yahaye isi yacu ndetse natwe ubwacu by'umwihariko. Bene ibi bitekerezo bifite imbaraga itegeka imico yose y'umuntu. Ndashaka ko musobanukirwa neza ko muramutse mubishatse, igihe cyose mushobora kugira umufasha muhorana uvuye mu ijuru. Mbese urusengero rw'Imana rwahuze rute n'ibishushanyo bisengwa ko turi urusengero rw'Imana ihoraho? Nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorino, igice cya 6:16. Guhindurwa n'urukundo rwa Kristo. Ariko uko ubwenge bw'umuntu burushaho gutekereza kuri Kristo, imico ye irahindurwa igasa n'iy'Imana. Ibitekerezo bisabwa no gusobanukirwa ineza ya Kristo n'urukundo rwe. Duhanga amaso ye imico ya Yesu, bityo akaba mu bitekerezo byacu. Urukundo rwe ruratugota. Niyo akanya gato twitegereje izuba mu kurabagirana kwaryo rirenga, iyo duhindukije amaso yacu ishusho ya rya zuba izagaragara mu kintu cyose twitegereza. Uko niko iyo twitegereza Yesu, ikintu cyose tureba kirabagirana ishusho ye, we zuba ryo gukiranuka. Iyo bimeze bityo, nta kindi kintu dushobora kubona cyangwa ngo tugire ikindi tuvugaho. Ishusho ye yiyandika mu maso y'ubugingo, kandi ikagira ibyo ihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikoroshya kandi ikigarurira kamere yacu yose. Kubwo kwitegereza duhabwa ishusho y'ijuru ndetse tugasa na Kristo. Abo duhura nabo bose tubamurikishiriza imyambi irabagirana yo gukiranuka kwa Kristo. Duhindurwa mu mico kuko umutima, ubugingo n'ubwenge bumurikirwa n'umucyo wadukunze kandi akatwitangira. Aha nanone hari ukwigaragaza ko imbaraga nzima ibana n'umuntu ku giti cye ikaba mu mitima yacu kubwo kwizera. Igihe amagambo y'impuguro za Kristo yakiriwe kandi akigarurira imitima yacu, Yesu aba muri twe, agategeka ubwenge n'ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu. Twuzurwa n'inyigisho z'umwigisha uruta abandi isi yigeze kugira. Kumva ko umuntu hari ibyo ashinzwe agomba kubazwa ndetse ko hari impinduka ashobora kuzana, bituma uko tubona ubuzima n'inshingano za buri munsi bigira uko bisa. Yesu Kristo ni byose kuri twe, ni uwa mbere kandi n'uw'imperuka. Niwe nyamibwa muri byose. Yesu Kristo, umwuka we n'imico ye aha ibintu byose indi sura. Niwe udutwikira, niwe udufubika, kandi niwe wambika ubugingo bwacu ko bwakabaye. Amagambo ya Kristo ni umwuka kandi ni ubugingo. Bityo rero ntidushobora kwerekeza intekerezo zacu kuri kamere yacu. Ntabwo ari twe tuba tukiriho, ahubwo ni Kristo uri muri twe, kandi niwe byiringiro by'ubwiza.
inarijye apfa, ariko Kristo ni umukiza uhoraho. Iyo dukomeje guhanga Yesu amaso, natwe tugaragariza ishusho ye abadukikije bose. Ntabwo dushobora guhagarika kuzirikana ibyagiye biduca intege cyangwa ngo tubure kubivugaho, kuko ishusho irushijeho gushimisha ari ikurura amaso yacu, kandi iyo shusho ni urukundo rwa Yesu rutagerwa aba muri twe kubw'ijambo ry'ukuri, imaragarita y'igiciro cyinshi. Tugomba kwiyegurira Kristo, tukabaho ubuzima bwo kumvira ibyo adusaba tubikuye ku mutima. Uko turi kose, impano zose n'ubushobozi bwose dufite ni iby'umukiza wacu, bityo rero bigomba kwegurirwa umurimo we. Iyo twitanze wese dutyo tukiha Kristo, nawe aratwiha akaduha n'ubutunzi bwose bwo mu ijuru. Duhabwa imaragarita y'igiciro cyinshi. Amen.